ndibaza Diamond nawe azaza kuri Sipira na Shensi Diamond wa motari ukunda gutwara abastari Kevin Kade nahoze ndeba hari ibitaramo hafite tuwa ku mugabane w'Uburayi byagiye kugera ku mugoroba ngo The Ben atabasha kuvuga yabaye indembe cyane indege nk'imwe y'Amavubi ihoza gihora icanye kabisa Iburayi aza muri tuwa muri Uganda kandi naje murafite n'ikindi gitaramo muri Uganda ni gute akora indirimbo ikagenda igakubita ikabi y'umwaka agaca kuri ba Bruce Melody mwana ibahitaha iwacu kandi arabastari mu Rwanda barenze hako ranapo ukamubura kuri stage mwana mukivuga ibyo bintu by'ama stage rero reka mbogere tugaruke inyuma gato tugaruke ku muhungu wacu Diamond murakaza neza none kuri Nation Empire muri kumva kuri mikoro nyita J2T cyo nagusaba n'ikimwe kandi subscribe twiye tubana amanywe nijoro iki ni ikiganiro Daria Talk aho mba ndi kumwe n'abagenzi banje babiri wa mbere bamwita Jaina mu muri kumubona neza gatano ku kandi undi bamwita Mr M tugenda tuganira ku nkuru ziri kuvugwa hirya no hino hano mu Rwanda ndetse no ku isi hose muri rusange uyu munsi twageze ku muhanzi Diamond Platnumz aho afite ibitaramo bizanyura no mu Rwanda ndetse bihereye ho muri Tanzania ibitaramo byo mu Rwanda reka twumve icyo uyu musore wacu Mr M hadusobanuriraho neza akantu ku kandi kugira ngo nyine tubashe kubyumva neza. Igitaramo kiri mu byo uyu muhanzi agiye gukorera mu bihugu binyuranye yise Retour Tour. Azahera Mwanza muri Tanzania kuwa 25 Mata 2026 akomereze muri Dodoma na Mbeya. Ibi bitaramo bizakomereza muri Uganda kuwa 25 Kamena 2026 akomereze muri Morocco asubire muri Tanzania mu bice bya Arusha na Tarime mbere yuko agera mu Rwanda ku tariki ya 29 Kanama 2026. So rero ndakeka mumaze kumva neza ukuntu ibitaramo bizaba bipanze n'ukuntu azagera mu Rwanda. Umusore Jaina mugenzi wanjye kabisa ubizi neza ibintu bya Diamond n'u Rwanda reka bitubwire neza nyine kugira ngo twumve n'impamvu Diamond ahisemo kuza mu Rwanda dukomeze twiganira neza akantu ku kandi. Arakoze cyane mugenzi wanjye J.M nkuko mwabyumvishe haruguru Diamond afite ibitaramo bizenguruka isi ariko mu Rwanda tariki 29 Kamena 2026 afite igitaramo muri Arena yariye Diamond Arena yebwa yishize waba avuga ati natwe mutwubakire Arena imeze nk'iyo mu Rwanda. Aha rero azaba yiteretse mbibutsa yuko afitanye indirimbo yitwa Boda Boda ayifitanye na ni The Ben. I think iyo ndirimbo bayita Why ntabwo ari Boda Boda gusa akantu kamamayemo ni Boda Boda nyine ntemi wayo tuna mutwe ariko indirimbo yitwa Why. Hakaba indi afitanye na Bruce Melody Pompo murabizi ari kubikora muri no minsi. Twiteguye kuzabona igitaramo cyiza aramutse ku rubyiniro atumiye Bruce Melody bagakubita na Pompo mu ndirimbo ya Nuza bakazamo ya The Ben mbega twazabona igitaramo cyiza. Mwibutsa ko Jaina tukiri aho hagati aho ngaho umva Diamond bikubiye kangahe kuba yazaga korana igitaramo no bita Bruce Melody tayi wacu. Ngewe ndabibona mu isura nziza kuko hari igitaramo cyabanje cyahuje Bruce Melody gihuza The Ben. Noneho uribuka yuko anga Diamond azaza mu Rwanda ari mu kwa 8 hazaba aramaze kuba tuwa yande ya The Ben ndetse na Bruce Melody izenguruka igihugu iri mu 6 I think nibwo izatangira tuwa yawo bozatabaza bakora iyo tuwa ya The Ben na Bruce Melody itaza na Diamond. Ni ukuvuga ngo Rwanda ikintu kigiye kubaho aba basore uko ari babiri Bruce Melody ndetse na The Ben bagiye gufata music nyarwanda bayishyira ku rwego rutabaho kubera ko Diamond nimba n'abari buzata aza mu Rwanda uri kumva babaniga bro bagiye kwita bazamuka cyane bya sana. Nese wowe urabizi muri no minsi imbuga muri no minsi n'inkuru ziri gutrendingaho ibya hagati ya Ben ndetse na Bruce wowe urabizi. Ese izira nkuru zurazivugaho iki nk'umuntu wazumvishije? No kuvuga ngo aba basore ku cyumweru ejo bundi bagiye muri gahunda zayibuka cyari ku cyumweru The Ben na Bruce birwa nyameranye neza ariko byagiye kugera ku mugoroba ngo The Ben atabasha kuvuga yabaye indembe cyane. So abantu benshi bari kumya bibaza se ni Bruce aba yaramushyiriye amakana ariko mu by'ukuri ntago ariko bimeze n'ubwo rwaye bagufata igihe bushakire kubera yuko ntago ari ogene bizakubaho nimba ari gucyo gadi yari abisetinze ko bigomba kugenda nyine ubwo ko byabaye kuri The Ben ariko abafana ba The Ben akavuga bati nyamara Bruce Melody uyu musore wacu yamutayemo ariko mu by'ukuri ntago ari byo kabisa. Ubwo rero abafana ba The Ben cyangwa se n'aba Bruce nyine
ibintu nyine industry bareke kwihindura fight cyangwa bahindure kwihindura war zone mwana bayigire nyine bumve ko ari ibintu bishoboka pe bumve ko nyine ari uburwayi bufata igihe ushakiye tu. ngewe icyo nasaba ku ruhande rwanjye nasaba abafana ba The Ben ni mu musengere kuko afite n'igitaramo na The Ben azahura ku rubyiniro muri Uganda ejo bundi kandi si ubwa mbere kandi umve no mu Rwanda hari amahirwe yuko yabatumira ku rubyiniro urumva ni umuntu waje mu gihugu cyabo bakoranye indirimbo ni inshuti bahurira ku bitaramo nubwo bakunda gukora muri Uganda niho yaje mu Rwanda urumva bazaduha show ya danje bro weho nimba ufite n'amafaranga yapangira ino show ni 29 bizagera mu kwa munani n'imyaka ngo ibareza ahantu mu byaro n'umuntu wa za Karongi na za Rusizi nawe yazana umufunga akijira mu gitaramo kuko aba bahungu bazaba bamaze kuzenguruka country tour ni country nyine tour bakoze bazamaze kuzenguruka u Rwanda rwose then bahita backing na Diamond nawe yo stage ndakubwiza ukuri ko music nyarwanda rwego izabiriho man urwego rwa danje Mr. M ndakeka nawe uri kubibona kabisa. Oya njewe nkanjye nk'umuntu ndakubita analize naye nkabona birarenze tu ahubwo umuntu uguhera right now ubu turi mu kwa kane pe kugeza mu kwa munani buri wese apangira inoti tu ajye kureba iyo show ni show buri wese yakifuza kureba kabisa. Ngira ngo ntago ari na Diamond cyangwa se na Bruce Melody na The Ben afite ibitaramo muri mwaka uyu musani wacu Kevin Kadengo nawe afite ibitaramo JJJ ibitaramo bya Kevin Kadengo ukora afite ngo turaburebana Kevin Kade nahoze ndeba hari ibitaramo hafite tuwa ku mugabane w'Uburayi nabonaga barimo bamubaza bati se ibi bintu nibigiye kongera kwisubiramo ko waba Kevin Kade ibitaramo bizahora n'iwacu urabizi ko afite ibitaramo by'iwacu na muzika festival bizenguruka igihugu aho ati izi tuwa zawe ugiye kujya mu Bwongereza nibigiye kongera bigahura ukaba abanyarwanda babakatira mu magambo ye yavuze yavuga ati ikosa bugiye ribaye ngo ugigireho ubushize byarabaye bamupanze bihura n'amatuwa yari afite ibintu byakunda ariko kuri ubu yavuze ko ibintu byose yabyodarinze neza bipanze nuko ubundi indege nk'imwe y'Amavubi ihozajya ihora icanye kabisa Iburayi aza muri tuwa muri Uganda kandi naje afite n'ikindi gitaramo muri Uganda ewa ariko mwibuka ko nawe buriya nawe tumufite nk'umuhanzi ndetse akaba n'umubyinnyi kara kandi how tuna kubita kuri stage nkavuga tuyundi uyu mwana no wahe ahita mara kumwana niwe wazagikunda oya munigara renze man gusa turavuye kuri Kevin Kade reka twikomereze ku busura witwa Run Up kabisa nyuma y'iminsi myinshi adakubita hanze umuzigo ariko tsunami ariko ubu ngo bimeze gute Mr. M nemuza makuru y'umwitwa Run Up ubu Run Up nawe nyine we ari mu yabarizwaga muri societe yitwa Cinco y'umunya Nigeria nyine bakaba bari barasinyana amasezerano nk'abantu babahanze nyine ngo bajye bakorana imizigo nyine irekuzwe natwe tuyumve nyine nk'abanyarwanda ndetse n'abanyafrika muri rusange cyangwa se isi yose muri rusange uyu mugabo nyine bikaba biri kuvugwa yuko nyine ubu ngubu ibibazo yarafitanye n'iyo company ya Cinco byarangiye kabisa ubu byarangiye ubu bayemwemereye bati rwose imizigo washyira hanze abantu bakiyumvira rwose nta kibazo ntawe biteyeho comment mbi bega nyine ugahagurutsa abafana ariko tunavuze kuri uyu musore ni Run Up uyu musore yumva cyane man hari story nigeze kubona yo musore Run Up bambaza se Run Up ko icyo udakora ibitaramo kandi uri umuhanzi wa dance me ntabwo ati jya babanyishura amafaranga make nanjye Run Up ubundi byajyaga bincana nta kuntu aginaga kubita umuzigo hariya nk'iriya ndirimbo Tsunami na before Tsunami uko turimba nka twa Dre turimba nka Kwasi on God Siniasi yari umuhanzi wa dance ariko kwibaza kukira rapora gitaramo azamo why nanjye nkibaza ni gute akora indirimbo ikagenda igakubita ikabi y'umwaka agaca kuri ba Bruce Melody mwana ibahitaha iwacu kandi arabastari mu Rwanda barenze hako Run Up ukamubura kuri stage mwana mukivuga ibyo bintu by'amastage rero reka mwongere tugaruke inyuma gato tugaruke ku muhungu wacu Diamond wundi we na Kevin Kade nibo bagiye gukora muri iki gihe byanyabyo isi igiye kubumba muhungu ubu tariki 25 Mwanza afite igitaramo ni wawe ni muri Tanzania tariki 9 Dodoma na afite igitaramo nawe ni muri Tanzania tariki 30
bahita Mbeya naho muri Tanzania Eh. ibyo bitaramo byose bizaba biri kuzenguruka muri Tanzania Muri iwabo. iwabo. ngira ngo namara kuva mu Rwanda iki gihe gusa atakomeza I think ni Zambia ni Itonde hano mfite ranambuka mbikubwire neza mfite affiche hano afishe ndayibona ngibona neza cyane akirangiza ibyo bitaramo byo Mbeya azahita akomereza tariki 5 muri Uganda Yego. noneho atava Uganda ahita yikoza Morocco tariki 27 zihita Muri Afurika ni mu majyaruguru mu majyaruguru mu bara bameze nabi tariki 4 bahita Arusha Tanzania azaba yagarutse none yagarutse ku ivuko noneho agukomereza tariki 18 abayita Tarime yego Tanzania ngira ngo Tanzania na uwo mugabo bamwitege kabisa. tariki 29 nk'uko twagomye kwirakira abanyarwanda mu Rwanda kuri yiteretse stage bro muri arena yiteretse rero umujyi yikunda by'amateka shasinze azahaye Kwitigisa no kwitigisa nyuma yuko noneho mu Rwanda hariya kuri Stade Amahoro bahatwariye iyo bita FIFA series noneho baraje bahabona umva iburyo bahatwariye FIFA series ibumoso noneho bagiye kuhabona Diamond ndibaza Diamond nawe aza kuri sipira nka Shensi Diamond wa mumotari ukunda gutwara abastari ahubwo noneho ni na direct ze ndabona zimeze nabi wa muniga itereke wamuniga tereke wamuniga uyu muniga ugiye kwita umukweta wo kuwusha Danger na nyuma ya Davido itegure kabisa wamuniga ngo kure muniga ubaho ubundi wogosha kurenza abandi bose mu Rwanda afite saro hari ukuntu ugegera gucya wajya nko kuri TikTok uri guscrollinga video wagenda wareba ukareba saro ya wamuniga ukabona ni sari irenze byo koko niko ukagaragara ko ari yogosha abastari mwana shora tukumuntu yitwa ubundi wamuniga ubundi Diamond rero kandangiza kuri na fish yanjye yego akiva ahantu bita mu Rwanda yego atamaze kwakora amateka azahita akomeza Zambia tariki 26 ubwo ni kundi kwezi nyine kurikira mu kwa munani nyine na ewa akomereze mu kwa tariki 3 aza Dar es Salaam azahagaruka asata parking home atagaruka mu rugo wazahera yikoza Zambia mu Rwanda ahita agaruka mu rugo yikoza muri Uganda agaruka mu rugo yikoza za Morocco agaruka mu rugo mu jamararenze aruko nazaya yenda atikisha abantu biwaba bakubita umuntu kwimira byo agaruka gake abatikisha ku buryo azakora igitaramo Tanzania siri kuvuga ati Platinum Diamond none urabizi ko nawe yageze stage arakanunda akunda ko kuvuga mama Dangote avuga mama we ndakeka Diamond rero abantu bamaze kumusobanukirwa neza sinangaho gusa no muri Australia ndi kubona fish ziriyo tariki 10 na 11 yego arahabaye umuhanzi agiye gukora ubundi ndakeka rero abantu bamaze kumva Diamond neza reka twigarukire ku musore wacu Jay Squeezer wamipanguka suku icyogere mu nkuba umwami w'abagore muti byagenze gute rero haribonye ibintu bamukoreye ariko Jay Squeezer ntago ageze atuza nenda Sikovia Mr. M historia ya mutesi Sikovia na Jay Squeezer imeze gutanga Jay Squeezer uyu nguyu we yagiye afata kamera ye ayishyira hari yafata sound record aragiye ugende akubwirira uwo bita umutesi Sikovia aravuga ati se wowe rwose reka twumvikane pe turagufana twese uri umugore dufana twese mu Rwanda ukuri itangazamakuru tukaryemera ariko se noneho byo gufata umuntu wakumva umwanzo kavuga ati ese runaka ko adafungwa impamvu yo story no kuvuga ngo ari umugabo witwa Magashi ajya ashyira ubuzima bwe muri twe akajya gushaka story za M23 muri Congo mu masasu bro igoma mama Antibare kabisa aravuga ati Magashi ikigarasha ne mumufunga iko batamufunga bibabaza Jay Squeezer amipanga aravuga umukobwa nani umudamu kabisa ngo ni nititarize niko namenye nititire kiganiro yakoze ngo ni nititarize kabisa yamuhamishano uriya mugabo ariko rero Sikovia nayo yaboteye bakaruka atari keza yaragiye yicara muri studio ngo ajya kuvuga ngo bakubisinda shyira mutubise ngo pu Jay Squeezer aravuga mama waretse wenda ko mbize kutize wenda navuga ati tsoke nabyumva ariko se ndabiriya bigarasha mukorana nabyo ntago byize wenda we ntago wizitsoke ariko ubu nitwa Sikovia n'umurakari cyane mwana ariko nagasuko yamuhamije birano aba ari ugutanga gasopo kugira ngo nyine umuntu yumve yuko nyine ase wa mugani wa gasuku hari umuntu udafungwa ntawe ahubwo siko bashaka kuvuga ngo abantu runaka bazajya bafunga abandi ntibafungwe nibyo arambirije erega
nawe uri gasuku bakavuga kuriya nawe byakubabaza kabisa cyane kabisa. Ahubwo reka mwereke so ngira ngo ubu ngubu na twavuga story zo muri quartier tuzihore story za quartier za quartier zo tube tuzihore abari imiguruko yatanje kabisa ya ngira ngo murabyumvishe neza rero mu kiganiro cyacu cya mbere cya The Real Talk hano kuri Nation Empire ni doya Mr M J Dodier ndetse na Jayna ya mujye mudukurikirana ariko ubwo subscribe nako mujye mwibuka kugasigaho mwa bantu mwe mujye mudukurikirana kabisa nyine namwe barabyumva mutega amatwi Nimwe se bageraho rero umunsi ku munsi uko azajya bikunda nahuje n'aba basore banjye bara Nation Empire tujye tubatamo amanywa nijoro ngira ngo mwumvishe twe twabataye muri munsi na Jayna ngira ngo agira ikintu yavuga kabisa dusoza nagira ngo ubwire ko aha niho hantu honyine ubona amakuru ya nyawe ari live kuba uri kumwe na Nation Empire utarakora subscribe menya ngo na gahunda uragira warahiye habe nta kirimo ibazo umuntu muri iki gihe atarakora subscribe kuri Nation ibazo umuntu utarakora Nation Empire yarahiye weho arahari ubwo uri ko yarasigaye niba uri ngo yasigaye ngo wego ko kundi yasiroga kuri radio Rwanda vango karado kanje kama mu musego igifungura YouTube byabanzwe ikoze kuri Nation Empire update hari umuntu witwa J Dodier abacaho n'imirabyo reka mbabwire ubundi wowe jya muri comment noneho ni ushaka no kwamamaza ibikorwa byawe utwandikire muri izo nimero uri kubona andika 078389 cyangwa se wongere utwandikire kuri WhatsApp kuri 0798 39 tuganire business nzima kabisa tayari wowe wamamaza ibikorwa byawe ubona abayoboke tukira ngaho mu kwamamaza hari saro nago turayarya gusa hari saro itwika ugiye kuraba wa muniga wicunge yewe nimara kuyamira menya ngo urahiye wa muniga iyi video ni yawe urahiye birarangiye iyo saro yaje gukubita inshuro kabisa Diamond araje imwogoshe noneho agende iyo saro sinyivuze reka nigendere n'abahungu banjye mwite Jayna banyita Jayna ciao mwite Mr M nande habaye kabisa wowe kora subscribe mu kanya kandi tuze tubane twicare turye show 4 well ngira ngo maze kumva inkuru zose ukuntu zimeze njye nyita J Dodier ushaka kunyite maneko kabisa